aha turi ni mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda i Kigali mu Rwanda. Ibyumweru bibiri birashize u Rwanda rwakiriye inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Uburasirazuba EAR yabereye i Kigali. Muri iyi nteko havuzwe byinshi, hari amakomite menshi ariko yatangiye ku itariki 23 ishojwe kuri wa gatanu. Havuzwe ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'imiyoborere y'uyu muryango. By'umwihariko kuri wa kabiri Perezida Kagame yagejeje ijambo ku bitabiriye iyi nteko, ndetse kandi yagiye anafata n'amafoto y'urwibutso n'abadepite bo muri buri gihugu. Reka tubabwire ko mu bihugu byitabiriye DRC ntabwo yaje, nubwo yatumiwe ntize, ariko Ubugande bwari buhagarariwe, Kenya yari ihagarariwe, Tanzania yari ihagarariwe na South Sudan, yewe n'u Rwanda rwari ruhagarariwe muri iyi nteko. Umunyarwanda Martin Ngoga niwe uyobora iyi nteko. Ubwo uyu munsi inteko yasozwaga ku mugaragaro, bamwe mu badepite b'u Rwanda bagiye batanga raporo ku makomite bahagarariye muri iyi nteko. Umwe rero mu bavuze harimo Ambassador Honorable Fatuma Ndagiza, ari mu bavuze, ariko kandi na Honorable Jean Claude nawe ari mu batanze intervention ye, avuga ibyo imishinga yarahagarariye muri iyi nteko cyangwa se n'amakomite abamo. Yavuze byinshi. Niba dushobokera abadepite bombi turabavugisha, tubabaze mu by'ukuri icyo iyi nteko iba imaze gusozwa kuri uyu mwanya, icyo isobanuye, icyo ivuze kuba inabereye mu Rwanda nyuma yaho Martin Ngoga ayiyoboreye 2017 n'ubundi busobanuro. Reka twegere Honorable Claude, natwemera kuvuga turamuvugisha. Mu gihe dutegereje Ambassador Fatuma Ndangiza, reka tube tuvugisha Claude. Twavugaga ko mu kanya nibidushobokera tuza kuganiriza umudepite w'umunyarwanda, by'umwihariko ahagarariye urubyiruko mu nteko ya EAR, inteko ya Afurika y'Uburasirazuba, Honorable Barimuyabo Jean Claude. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Iyi nteko imaze iminsi igera kuri 14. Ni umugisha kubera i Kigali mu Rwanda, ni umugisha ko yakiriwe muri Parliament y'u Rwanda, ariko kandi namwe mwagize intervention gato. Abantu bazi kuba muri EAR ariko ntabwo bazi mu by'ukuri uba mu ihe komite. Na hano i Kigali buri mudepite bafite komite abamo. Mu myaka 5 mumaze muri EAR mwabaye mu zihe komite? Nabaye muri komite ebyiri. Ntabwo nigeze mpindura, nubwo amategeko yacu tugenderaho nk'inteko asaba ko nyuma y'imyaka 2 n'igice abadepite ashobora guhindura akajya mu yandi makomite. Rero makomite 6 tugira mu nteko, nge mbarizwe mu makomite 2. Hari komite ijyanye n'ubucuruzi, tumanaho n'ishoramari, haba no muri komite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari y'amafaranga ya community, yindi ijya kumera nk'iya mu Rwanda bita PAC. Ubwo rero niyo mbayemo na imyaka 5 izo komite zombi, nge ntabwo nahinduye. Ntabwo wahinduye. Iyi myaka 5 umaze muri iyi nteko, Honorable Jean Claude, isobanuye iki ku rubyiruko rw'u Rwanda? Isobanuye iki ku rubyiruko rwa East Africa? Ivuze iki kuri wowe by'umwihariko? Mpereye kuri jewe na amahirwe kugira ngo mbashe kumenya neza imikorere ya community. Ikindi nanone ni uburyo bwo kugira ngo umuntu anakure yaba muri kariyeri politike, yaba no muri kariyeri y'ubumenyi, kumenya se ibihugu bibana gute, bikora gute. Umuntu akanabasha no gutanga umusanzu we akiri urubyiruko ku iterambere ry'igihugu cye ndetse n'iterambere ry'umuryango duhuriyeho wa East African Community muri rusange. Muri iyi myaka 5 nize byinshi, kubera ko nahuriyemo n'abandi abantu batandukanye, abadepite batandukanye bafite experience zitandukanye mu bintu muri domaine zitandukanye. Rero cyabaye igihe cya mbere cyo kwiga, gukura mu bumenyi ndetse no gukura mu buryo bw'imikorere. Ikindi biba nanone n'umwanya mwiza wanjye nanone no kugaragaza nanjye icyo nshoboye nk'urubyiruko. Uko nabivugaga mu minsi ishize, urubyiruko ruba rukifite mu mutwe uri fresh, buryo uko nabo mu gutanga ibitekerezo, gukora analize, usanga nabwo biraborohera yenda kuba barusha, yenda byoroshye ko bamaze kumenya aho isi igeze, bajyanye n'ubumenyi isi
bugezweho muri icyo gihe. ubwo rero kuba urubyiruko rubaye umwanya mwiza cyane muri iyi myaka 5. Iyi myaka 5 ishobora no kuzavamo indi 5, ni zihe mbaraga ugiye gukora ziri for zikubye kabiri double ku buryo igihe uzaba warashoje manda yawe muri iyi nteko bazajya bamisinga Honorable Jean Claude, ugiye gushyira iki mu mikorere yawe noneho motivation cyane? dusigaje session imwe ya plenary ishobora kuzabera Arusha, ari nayo izaba ariyo plenary isoza manda yacu imyaka 5. ariko muri cyo navuga nakora ntabwo ari igishyashya nazana muri icyo gihe gito dusigaranye kitarenze ukwezi, ariko nkuko neje mu gihe twatoraga itegeko muri bukange munagerageza kugira ngo asunike arebe ko byibura n'urubyiruko rwagira umwanya, twarushaho kubona umwanya mu nzego zitandukanye za East African Community kugira ngo tubashe kugaragaza natwe icyo dushoboye, tubashe natwe kubaka wa muryango, kuko nitwe tuzanawubamo n'igihe kinini kurusha ababyeyi bacu cyangwa se bakuru bacu barimo bawukoramo. Rero tugomba kubaka, kubera ko turawubaka kwejo hazaza hacu, tukanubakira n'abazadukomokaho mu myaka myinshi dusigaje yo kubaho. Rero kugira ngo twubake uwo muryango tugomba guhabwa umwanya wo kugira ngo tubashe kuwukorera, tuwubake kuko nitwe tuzawubamo igihe kinini. Rero tushobora kuzatora amaraporo menshi cyangwa se imyanzuro itandukanye muri icyo gihe gito dusigaranye. Dushobora kuzatora andi mategeko agera kuri 2 asigaye. Ayo yose duteganya ko ugomba kuyagiramo uruhare, kandi n'urubyiruko, inyungu z'urubyiruko n'inyungu z'umuturage w'umunya East Africa wese cyangwa umunyarwanda by'umwihariko zakubahirizwa muri ayo raporo cyangwa se imyanzuro tuzafata n'amategeko tuzatora. Imyaka 5 nubwo tutavuga ngo ni umuriro, ariko n'imyaka 5 igoye. 2017 ni imyaka yari igoye mu by'ukuri. Iyi myaka mumaze muri iyi nteko mwahuye na challenges zitandukanye, hari ibihugu bitatanze umusanzu uko byari bikwiye. Bavuze ko imwe muri komite ubamo harimo na finance, harimo kandi n'ibihugu bitari bibanye neza nubwo uyu munsi amarembo yafunguwe, haba ari Burundi ndetse na Uganda, nubwo Kongo hakirimo agatotsi. Ariko se abantu bakeneye kumenya mu by'ukuri umwuka w'ibyo byose, uburyo bamubashe kwitwara nk'abadepite bari ku ruhande rw'u Rwanda muri rusange. Ariko abanyarwanda ukuri nuko batari bumva umumaro w'inteko ya East Africa n'umumaro umuturage w'akarere bimufitiye. Hari amaviza agenda yishyuzwa nka South Sudan, bakishyuza abavuye mu bihugu bidahana imbibi. Kongo yo ntabwo nubwo yari itaraza, ariko hari aho yajyaga n'ubundi nabo bakakwa amaviza. Mu by'ukuri umumaro by'umwihariko ku muturage kugira ngo arusheho kumenya impamvu nyamukuru y'inteko ya EAR ku ruhande rw'umuturage w'umunyarwanda n'umuturage wa East Africa. Natangira mvuga ko imbogamizi zihoraho, nuko wenda hari igihe ushobora kuza zikurikiranya nk'ibyatubayeho muri iyi manda y'imyaka 5, ariko iyo uhuye n'imbogamizi mu mikorere nazo zirakwigisha, zituma urushaho kugira imbaraga no gukomera kugira ngo n'ibindi bishobora kuza mu gihe kiri imbere uzabashe guhangana nabyo ukuye amasomo mu byakubayeho mu gihe cyashize. Rero ubwo ndavuga ko muri icyo gihe nubwo twahuye n'ibyo bibazo bikomeye, ariko hari byinshi byagezweho kandi umuturage w'umunya East Africa yakwishimira. Hari urimo uvuga wenda kuri ibyo bibazo bikiriho nk'ikibazo cy'amaviza, wenda yako abanyarwanda ngira ngo biracyariho bajya muri South Sudan. Yenda Kongo ntitwabivugaho cyane kubera ko iracyari umumambure mushya wa East African Community, bizasaba igihe kugira ngo bashe kuba bajya muri programu zose za East African Community. Ariko nka South Sudan byose ni habamo, twagiye dukora raporo zitandukanye nk'abadepite tukagaragaza ibyo bibazo byose. Rero iyo dukoze raporo dutanga n'imyanzuro. Imyanzuro rero akenshi tuba tuyishyikiriza kanso kugira ngo nayo ibikureho ibintu bazo nk'ibyo ngibyo byabiza cyangwa n'ibindi bashe gukemuka. Turizera rero ko no mu minsi ishize bagaragazaga ko South Sudan kuri icyo kibazo cya viza hari umwanzuro wari wagifatiwe, ariko utaratangazwa mu buryo buri officiel ku buryo izo viza zakurwa, kuko no mu bindi bihugu ubundi ntabwo umunya East Africa ajya mu kindi gihugu cya East Africa yakaba yakwa visa. Umukuru w'igihugu yagarutse ku mikoro y'uyu muryango asaba ko mu by'ukuri mwakwikubita agashyi kugira ngo support ikomeze ibe nyinshi, cyane ku kijyanye n'amikoro y'umuryango kugira ngo ukomeze gukomera. Umuryango ukomezwa n'amafaranga ntaho wabitinda.
umuryango ukomezwa n'amafaranga ngira ngo ni nayo mpamvu umukuru w'igihugu cyacu mu jambo yatugejejeho nk'inteko yabigarutseho kandi no muryango bigaragara ko bije yawo akenshi usanga nka 45% iva mu ba donors cyangwa se mu baterankunga bityo ugasanga rimwe na rimwe bibangamira imikorere cyangwa se imikorere cyangwa ibyo twakabaye tugeraho ugasanga birabangamiwe. Rero icyo tuba hari proposal yatanzwe cyangwa se hari uburyo bw'ibihugu byari byaganiriyeho bwafasha kugira ngo ibibazo bya mikoro bikemuke, aribwo ngira ngo na Minisitiri w'u Rwanda Professor Nshutimana yari yabigarutseho avuga ko hari uburyo bwari bwaganiweho bw'uko byibura 65% by'amafaranga bya budget ya East African Community yagitangwa n'ibihugu mu buryo bungana, rero 35% igatangwa n'ibihugu bakurikije ubushobozi amafaranga byinjiza ku muturage bitangwa GDP per capita muri icyo gihugu. Rero ariko habayeho nyine ngo imbogamizi z'uko Kenya ngira ngo yari imisha yasabye ko yakomeza kubiganiraho noneho bakazagaruka batanga umwanzuro. Minisitiri wayo akiri mushya, Minisitiri wawe kuba ari mushya ariko urwego rwo rurahororaho ntabwo bivuze ngo nubwo ari mushya ibyari biriho birasubira inyuma cyangwa se ibyo bari baganiriye birasubira inyuma. Ashobora kuba ari mushya ariko nyine babana hakoze na handoff bakamuganiriza bakamugaragariza n'uhe murongo igihugu cyari gifite cyane cyane kubirebana na East African Community. Rero kuba ari mushya ni mushya muri office ariko office yo ntabwo ari nshya, ari mushya muri system. Honorable bari mu yabo shaka reka tukwifuriza amahirwe masa n'indi manda y'imyaka 5 hamwe na Nyagasani nayo uzayinshiremo cyane ko kiri muto. Urakoze cyane kuri interview. Turacyari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, twababwiraga ko nibidushobokera tuvugana na Ambassadeur Fatuma Ndageza Honorable n'umudepite w'umunyarwanda uri muri iyi nteko mu gihe kirekire. Mu kanyenda turamubaza gatoya imyaka imazemo, tunamubaze na komite yagiye ayobora, hanyuma n'icyo iyi nama ivuze kuba yarabereye mu Rwanda n'imirongo migari yagiye igarukaho. Ambassadeur Fatuma turakwakiriye kandi mu kiganiro cy'umwihariko. Murakoze. Uyu munsi iminsi baye 14 ubwo iyi nteko yatangiraga kuri 24 z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa 10 ikakirwa i Kigali mu Rwanda, ikaba ariho ibera yashojwe ku mugaragaro. Muri bamwe mu bakoze televisiyo mutanga report mwatanze itamaze munsi y'minota 30 mu by'ukuri yagarutse kuki niki yavugaga ku banyarwanda bakoresha imigwi Kinyarwanda? Ko uyu mu kanya tumaze gutambutsa raporo yakozwe na komisiyo ishinzwe byo gukemura amakimbirane ndetse na politiki yo mu karere. Icyo yari igamije nuko iyi komisiyo yagize umwanya wo gusesengura ibirebana n'umutekano w'abantu n'ibintu bakoresha ikiyaga cya Lake Victoria na Lake Tanganyika. Tukaba twarasuye nyine ibihugu bigera kuri 3 birimo Uganda, igihugu cya Tanzania yitwa Mwanza n'igihugu cy'u Burundi. Icyo byari bigamije nta kindi ni kugira ngo duhure n'abafatanyabikorwa banyuranye baba ari mu rwego rwa leta, za ministeri zifitanye isano n'imicungire y'ibyo biyaga ndetse n'abakoreraho business, abafite amato, abarobyi n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo n'abayobozi b'inzego zitandukanye. Muzi ko mu minsi ishize ni hafi buri mwaka ujya kumva habaye accident nko ku kiyaga cya Lake Victoria, kumva abantu bagera ku 100 bitabye Imana. Wajya gusesengura ugasanga kenshi wenda ubwato bwari bwuzuye cyane, wenda haje ikirere ntabwo cyari kimeze neza, ariko wenda bakaba badafite ibikoresho bigendanye n'igihe kugira ngo bashobore kumenya iby'ikirere n'izindi mpamvu usanga ari impamvu z'abantu bashobora kwirinda. Ubwo rero urumva gutakaza abantu buri mwaka kuri ibyo biyaga, ariko noneho n'imicungire yabyo rimwe na rimwe ukabona bishobora kubangamira business muri ako karere
byaba ari uburobyi byaba ari abakora ubucuruzi. Ibyo byose rero twumvaga ari ngombwa ko tuhajya tukaganira n'ababifitemo uruhare kugira ngo batubwire ingamba zigenda zifatwa kugira ngo koko urujya n'uruza rw'abantu kuri ibyo biyaga bishobore gukorwa neza, ubuzima bw'abantu bubungabungwe, ariko n'ibyo biyaga birushaho gufasha mu bukungu bw'ibihugu byacu. Ambassador, iyi nama yabereye i Kigali mu Rwanda isobanuye iki ku gihugu, ivuze iki muri rusange by'umwihariko ku muturage w'umunyarwanda muba mwaraserukiye? Icya mbere ni uko EAR ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri rusange, imwe mu mikorere yacu ni uko uyu muryango ugomba kwita ku nyungu z'abaturage. Kugira ngo rero wite ku nyungu z'abaturage ni uko ugomba kubegera ukamenya ibitekerezo byabo. Twebwe nk'inteko duhagararira abaturage, bamwe bo duhagararira ndetse bamwe muri twebwe baradutoye n'abanyarwanda. Ni byiza rero ko twegera abanyarwanda. Dufite principle ya rotation, ni ukuvuga ngo uretse gukorera Arusha aho icyicaro cyacu kiri, ariko EAR kugira ngo yegere abaturage n'abafatanyabikorwa batandukanye, ari ukugira ngo tumenyekanishe uyu muryango n'iki inteko ikora, ari ukugira ngo twumve ibitekerezo byabo. Nicyo byari bigamije kugira ngo tuzi hano mu Rwanda hari hakiri imyaka irenga kuri 5, bikaba bishimishije cyane ko twashoboye kuza mu Rwanda, kuko iyo nageze mu gihugu iby'inteko ikora abaturage barakurikirana cyane cyane biciye mu itangazamakuru, ibibazo bimwe tukabyumva, noneho n'imikoranire ndetse n'abafatanyabikorwa. Ariko muzi ko twanagize n'amahirwe y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aho tugiye hose abaperezida bahura n'inteko, akaba yaraje akatuganiriza, kandi nk'abayobozi kuri uyu wa kabiri aduha umurongo atugaragariza aho tugiye gushyira imbaraga, cyane cyane guharanira ifaranga rimwe byatinze kujya mu bikorwa, imicungire myiza y'umutungo, ariko no guharanira ko ibihugu bitanze ubushobozi kugira ngo umuryango wacu ushobore gukora, n'izindi impanuro nyinshi yagiye aduha. Ayo mahirwe ntabwo twari kuyabona iyo tutaza mu Rwanda, ariko n'abanyarwanda muri rusange ngira ngo barushaho kumenya uwo muryango n'akamaro kawo. Ifaranga rimwe murabona bishoboka mu gihe kugera uyu munsi muri Afurika y'Iburasirazuba ifaranga rya Kenya riri hejuru rigakurikirwa n'iryo Rwanda, Burundi na Tanzania n'Uganda bikaza aho hepfo na South Sudan. Murabona bizoroha ko aka karere kazagera ubwo gakoresha ifaranga rimwe? Hanyuma munavuge ku kijyanye n'amikoro y'ibihugu, munagaruke ko mu by'ukuri iyi nteko ishinga amategeko ya EAR, imyanya isanzwe itari y'abadepite, imyanya ku banyarwanda iracyari nkene. Abanyarwanda babona bakora muri iyi nteko barasa nkaho ari nabo. Murakora iki honorable? Wenda icyambere cyo navuga ni uko dufite icyizere ko tuzagera igihe uyu muryango ukagera kuri iryo faranga rimwe. Birumvikana hari igihe twihaye ngomba kuba 2023, ariko twaratinze, izaba 2024. Inshingano zacu nk'inteko ni uko dushyiraho amategeko, cyane cyane ibigo bitandukanye. Mwabonye ko hari n'itegeko twatoye ry'ubugenzuzi bwo guharanira kuri iryo faranga rigerwaho, ariko byubahirije ibirebana n'imiyoborere mizima. Ibyo rero twebwe icyo dukora ni ukwibutsa. Impamvu nanone tugira icyizere ni uko umuryango wa East African Community ari wasenyuka wigeze kugira ifaranga rimwe. Hari igihe bigeze kugira ishiringi rwose rigakora muri aka karere, byegiye byari ibihugu bitatu. Ubu rero ni rwo rugendo turimo, kuba ibihugu byaremeye gusinya iyo protocol. Dufite icyizere ko n'ibisigaye babikura mu nzira tukazarigeraho. Hanyuma ikindi cyo wari wabajije nibirebana imyanya y'abastaff mu nteko ya Afurika y'Iburasirazuba ku banyarwanda iracyari bike, ndetse n'iyo harimo abashoje manda imyaka bakoramo hari ubwo ujya kugera bityo ukabona bibaye rwa serera pe, habuze cyemezo gifatwa abaminisitiri bakarinda ubwo benterejana, ariko n'ubundi tujuru iracyari mikeya kandi abanyarwanda bafite ubushobozi. Ubundi icyo navuga ni uko ibintu byo kwangaja muri uyu muryango wa East African Community hari umurongo byahawe. Birumvikana hari ibihugu byadutanzemo ko ari bitatu byatangiye uwo muryango. U Rwanda n'u Burundi twinjiye muri 2007, ndetse South Sudan nayo yinjira muri 2016. Ejo bundi DRC yarinjiye, ariko u Rwanda rikimara kwinjira n'u Burundi habayeho kuganira
uko u Rwanda narwo rwagira inyungu muri uyu muryango, bitari gusa mu bakozi ariko no kureba uko natwe twagira ibigo byo dushobora guhostinga n'izindi nyungu, kuko twe iyo byageze gutanga umusanzu dutanga umusanzu ungana, ntabwo bavuga bati waje kare cyangwa weho. Ibyo rero hari za kota bagiye batanga, ubwo n'u Rwanda rwahawe kota, ariko birumvikana no guhatana. Iyo myanya nta myinshi, harimo iba appointed aho ba president bashobora kunoma nk'uriya imyanya ya secretary general. U Rwanda rwigeze kugira secretary general Dr. Sezibera, u Rwanda rwigeze kugira deputies uheruka ari Honorable Bazivamo, ariko hari n'indi myanya n'ubu ngubu tunavuga none ahangaha uwungirije wa Lake Victoria Basin Commission umunyarwandakazi, natwe turi mu nteko ariko ntabwo bihagije. Impungenge mufite cyane cyane ku bakozi nk'abo ba clerks n'iki, tubona kugeza uyu mwanya abanyarwanda bakiri bake, nubwo ayo mahirwe aba ahari, ngira ngo birasaba ko turushaho kubashishikariza bamenye ayo mahirwe hakiri kare. Dufite abantu bashoboye bapigana, kuko burya kumenya amakuru no gushishikara ngira ngo ni bimwe bimufasha kugira ngo abantu bashobore kwitabira iyo miryango. Nze muri iyi nteko personal wagiye ukuriye amakomite atandukanye, isobanuye iki? Wumva ufite izihe dream, ufite izihe nzozi zo kuzabona EAR ihagaze kuri uruhe rwego? Hera ku myaka umaze muri iyi nteko, ikisobanuye? Icya mbere ndabanza nyine nkashimira igihugu cyanjye cyampaye amahirwe yo guhagararira abanyarwanda mu nteko ishinga amategeko, abangiye kumara imyaka 5 kwa 12. Uretse kuba umudepite usanzwe, aho inshingano nyamukuru ari ugutora amategeko kandi menshi, nk'uko speaker bivuze, twatoye amategeko agera kuri 23 afasha uyu muryango gutera imbere. Hari za raporo nyinshi zagiye zikorwa, harimo n'ingi tumaze gukora, hari gukurikirana imikorere za leta, guhagararira abaturage, ariko hejuru yabyo nagiye ngiramo n'inshingano z'ubuyobozi, aho nigeze nayoboye mu myaka 2 n'igice ya mbere iyo manda nayoboye komisiyo irebana n'iby'amategeko. Hari byinshi byo twashoboye gukora, ari gukurikirana uko amategeko y'akarere ahuzwa n'ay'ibihugu, gufasha kuvugurura amategeko y'inteko, ndetse no gushyiraho uburyo amategeko inteko zakora zikoresha ICT, uburyo bw'ikoranabuhanga, cyane cyane igihe cya COVID. Icyo gihe nayoboraga iyo komisiyo. Hanyuma ubu ngubu rero muri iki myaka 2 n'igice isigaye turimo kurangiza, nkaba nanone nyobora iyi komisiyo irebana n'ibya politiki mu karere no gukemura amakimbirane, cyane cyane irebana n'ibibazo by'umutekano, za politiki z'akarere mpuzamahanga. Byose rero biragenda biganisha kuri za nshingano 3 z'inteko. Ko abantu biteguye fire muri parliament, abantu benshi baravuga bati Kongo muri EAR haponi vita. Watangira ihe humure ku bantu bakurikiranira hafi iyi nteko ya Afrika y'Uburasirazuba? Ngira ngo icyo umuntu yavuga ni uko Kongo nk'uko mwakurikiranye imaze kuba umunyamuryango wa East African Community, rwabaye urugendo, ndetse umuntu nta nubwo yatinya no kuvuga ko u Rwanda rwabigizemo uruhari. Ubusabe bwa mbere icyo gihe perezida wacu niwe wayoboraga umuryango wa East African Community, u Rwanda ruranabishyigikira, kubera ko ibibazo biri muri Kongo cyane cyane by'umutekano ndetse binagira ingaruka ku Rwanda, cyane cyane ko bagicumbikiye FDLR. Izo ngaruka z'uwo mutekano muke dufite icyizere ko, ariko nanone n'andi mahirwe y'ubucuruzi, dufite icyizere ko Kongo kuba iri mu muryango w'Iburasirazuba, ni byiza kwifatanya n'abandi gukemura ibyo bibazo, tukabishakira hamwe ibisubizo aho kugira ngo biruhande. Navuga ko cyambere nk'abanyarwanda twarishimye ko bingiye muri uwo muryango. Turabasaba nk'abandi bose ko bubahiriza amabwiriza y'umuryango. Hari urugendo bagomba kuzajyamo, hari za negociation bazakomeza, ariko icyo navuga ni uko kubirebana n'abadepite, kubera ko Kongo yinjiye muri umuryango mu kwezi kwa 9, kandi tuzi yuko kugira ngo utora abadepite bajya guhagararira mu nteko, byibura abakeneye kuba hasigaye amezi 6 mbere yuko manda irangira. Urumva rero mu kwezi kwa 9
hari hasigaye amezi 3 ariko hejuru yabyo urumva nk'igihugu kikitorwa kikinjira muri uwo muryango ndakeka ko bakiyubaka bakirushaho kubimenya neza. Igishimishije nuko biki secretary general w'uwo muryango ndetse afatanyije n'ubuyobozi bw'abaminisitiri na urwego rw'inteko biciye muri speaker, urwego rushinzwe ubutabera bagize n'abacuruzi muri aka karere baheruka kugira delegation ijya muri Kongo kugira ngo bakore ubukangurambaga ku by'uyu muryango harimo n'imikorere y'inteko. Speaker wacu yagize umwanya wo kubisobanura ndetse habaho no guhura n'inzego zo mu nteko ishinga amategeko na za ministeri zibishinzwe. Icyo navuga nuko amakuru yuko binjira muri uyu muryango ndetse no mu nteko kohereza abadepite barabizi. Dufite icyizere hariko muri manda ya 5 nabo bazohereza abadepite. Ambassadeur Fatuma Ndangiza, murakoze mu kiganiro cy'umwihariko muduhaye ku munsi wa nyuma w'isozwa ry'inteko yabereye i Kigali ya Afrika yo mu burasirazuba iyobowe n'umunyarwanda Martin Ngoga. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Amahirwe masa kandi ubwo plenary ya nyuma ishobora kuzabera Arusha, twizere ko n'ubundi muzagaruka hano abanyarwanda bagutumye bakongera bakagutuma nanone. Yego murakoze. Amahirwe masa. Murakoze cyane. Uyu na Ambassadeur Fatuma Ndangiza tuganiriye byinshi, yavuze byinshi ntabwo tubisubiramo, ariko ikiriho nuko uko biri kose aha baba bahagarariye inyungu z'abanyarwanda mu nyungu rusange muri uyu muryango. Twibutsa abantu ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bitanga umusanzu wabyo neza ugereranyije n'ibindi. Ubwo abandi nabo bazavuga ibyabo, ariko amikoro Perezida Kagame yavuze u Rwanda ruri mu bihugu by'imbere bitanga umusanzu wabyo uko wakabaye. Yes, nababwiraga ko nka Jaras Official TV iminsi yose mutabonaga ibiganiro byinshi bicicikana nk'uko byari bisanzweho. Twari twarihebeye aha, twari tumaze igihe muri iyi nteko ya Afrika y'Uburasirazuba yabereye i Kigali. Twari hano mu nteko y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimuhurura. Ntabwo dusubiramo ibyo Honorable Jean Claude yavuze na Honorable Fatuma Ndangiza yavuze, ahubwo reka tuvuge ngo tugaruke mu by'ukuri bimwe mu bice by'ingenzi byaranze iyi plenary. Inama yatangiye kuri 23 itangizwa n'ikiganiro n'abanyamakuru na Martin Ngoga. Nyuma y'iminsi mike abadepite baturutse muri ibihugu biri mu muryango wa Afrika yo mu burasirazuba ibifuza gusura urwibutso rwa Gisozi rurimo imibiri, urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi rurimo imibiri yenga 250. Ibyo biraba Sena y'u Rwanda n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bakiriye by'umwihariko abadepite bavuye muri EAR, ariko kandi n'abadepite b'u Rwanda bari muri EAR ubwabo bafashe umwanya wo kwakira abadepite bagenzi babo barasabana bababwira ibyiza by'u Rwanda. Ubwo Sena y'u Rwanda yakiraga abadepite, Perezida wa Sena Iyamuremye niwe wabakiriye, aho yabakiriye muri Mirikorine, naho abacu babakiriye muri Tennis Club. Nyuma kandi umukuru w'igihugu yarabasuye asura iyi nteko iri muri plenary, abagezaho ijambo ababwira byinshi binyuranye, ariko kimwe mu byo yabasabye ni ubumwe, ni ugukora uko bashoboye ifaranga ry'u Rwanda nanone rikajya ifaranga ryo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba akaho ifaranga rimwe. Ni ibintu bikomeye ariko bizagerwaho byanze bikunze, kuko Ambassador Fatuma yavuze ko kera bw'uyu muryango wazaga iryo faranga ryabayeho. Yabaganirije byinshi. Kuri uyu munsi nibwo iyi nteko yashoje imirimo yayo, izakomereza Arusha muri uku kwezi kandi kwa 11 hazaba imikino y'abadepite b'inteko zishinga amategeko ya Afrika y'Uburasirazuba. Imikino izabera i Juba muri Sudan. Nibidushobokera nka Jaras tuzasimbukirayo tubabwira uko iyo mikino yagenze n'ibindi bikorwa by'inteko. Ngiye nitwa Jean Paul Nkundineza. Imana ibarinde mwese. Astra Vista.